iryo zina rwose uretse kuryumva handi nta muntu nziranye nawe twa kamarade mwambare mukampa amahoro ubu nge mbona ibintu umugabo wanjye yambwiraga ndi kwinangira umutima nakabaye naravuye aha ngaha ni imitwe muri mukumpangira siwe nyine bamuse ndamuyebewe ubusiri bageza baramuyebewe ariko none akanakumva reka tubare ko ngewe nibeza iri bageza bose ntamuzi ndi ikigo gisegera se wamwitegereze mu maso neza tureke kwitegereza Samu rero uyu munsi wa none wabonye yuko batangiye kumubeshyeshya 5,000 ndavuga Cyusa nubwo Cyusa rero yatangiye kumubeshyeshya 5,000 Zamu bari kuganira twumva umuntu arahamagaye ngo Zamu Cyusa ise yirukanka ariko wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo arazabwira Zamu ati Zamu uriya ninde mbonye mbibutse uriya mukozi wo mu rugo ni wa undi unekera kwa Cyusa ariko we ntago bashaka guha amakuru ba Cyusa cyangwa se Silvia wo bashaka kuyihera mwenyewe ndavuga mama Cyusa rero yasabwira Zamu ati Zamu mbabarira wirinde Cyusa buriya senekereza ngo uyu mukobwa aragira ngo ajye atanga amakuru wenyine ese we wababa ari ibihembo bashyizeho nawe akorera amafaranga kuki adashaka Zamu ngayakorere rero yasabwira Zamu ati Zamu kankubwira ikintu uzi yuko cyagihe Fabiola shemotwa uriya Cyusa ariwe wari wamushimuse Zamu cyumva ibyo bintu ayisaba baravuga ati koko Cyusa niwe wari wamushimuse impamvu ndi kukuvuga gutyo nuko Cyusa yaraje mu minsi ya mbere azana na musaza wa Iribagiza Cyusa nanone uyu munsi yaje aramwitereteshwa nyine amubwira utugambo twisanga azajya mugurira ukabona yuko Zamu yababajwe nuko Cyusa yaragiye kumukura ku kazi impamvu ngubwira ngo yaragiye kumukura ku kazi nuko niyo baza kumwirukana Cyusa ntabwo yari kuba yamenye kuko bari kugira ngo ni Zamu wabigize mu ruhare kuko ikindi kintu ese ubundi Fabiola yongeye kubura cyangwa agize ikindi kintu kibura hari ahantu none batangira gukeka Zamu uyu mwana w'umukobwa rero ese yiri inama Zamu aramubwira ati Zamu tekereza mukanambara gusanganye na Cyusa tekereza Rugema gusanganye na Cyusa cyangwa undi muntu wo mu rugo urumva byagenda gute Zamu nawe bitekerezaho arangije aravuga ati reka nanjye nkoresha uko nshoboye kuko n'ubundi ibintu yarari kumbaza nabyadanje ngo yarari kumbaza ngo niba Isimbi ngo yaravuye ngo kwa muganga ibyo ngibyo rero byese bituma uriya mukozi wo mu rugo nawe amenya amakuru uriya mukozi wo mu rugo rero afite ubushobozi bwo kuba yakirukanisha Zamu kuko ashobora kugenda akabibwira Fabiola akamubwira ati uziko Zamu avugana na Cyusa akamuha amakuru ya hano ngaha amubwira ngo ntabwo ngo arava ngo kwa muganga ndavuga Isimbi ibyo ngibyo rero bikaba byatuma Zamu yirukanwa gusa umwana w'umukobwa twiheruka kubona yumviriza hariye kwa Fabiola akavuga ngo amakuru arayajyana bikarangira atayajyanye uyu munsi wa none rero ntabwo tuzi ikintu araza gukora ntabwo tuzi ikintu araza gutekereza nyuma y'ahamenye yuko Cyusa yari yaze gutata amakuru ya Isimbi ese uyu mwana w'umukobwa ubundi ko adaherutse kujyana amakuru hariya kwa mama Cyusa cyangwa se wenda yaba yarayahajyanye nasangayo Cyusa ese mwebwe muri kubona yuko Cyusa araza gukomeza neke amenye sheri we uko ameze cyangwa se Isimbi uko ameze adafite ubushobozi bwo kwinjira muri kiriya gipangu ese Isimbi nava kwa muganga aravana ibihe bitekerezo aravana ibitekerezo byo gushyira hamwe akumvikana na Cyusa bakarera umwana cyangwa aravana n'ubundi bitekerezo by'amahoro ariko nagera kuri Cyusa mwuka nabi kandi Cyusa amubwire nabi ese mwebwe muri kubona bizaherera hehe uyu mubano wa Cyusa na Isimbi kandi ngafite na fiance ariwe Iribagiza Zamu rero uyu munsi wa none wabonye yuko batangiye kumubeshyeshya 5,000 ndavuga Cyusa nubwo Cyusa rero yatangiye kumubeshyeshya 5,000 Zamu bari kuganira twumva umuntu arahamagaye ngo Zamu Cyusa ise yirukanka ariko wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo arazabwira Zamu ati Zamu uriya ninde mbonye mbibutse uriya mukozi wo mu rugo ni wa undi unekera kwa Cyusa ariko we ntago bashaka guha amakuru ba Cyusa cyangwa se Silvia wo bashaka kuyihera mwenyewe ndavuga mama Cyusa rero yasabwira Zamu ati Zamu mbabarira wirinde Cyusa buriya senekereza ngo uyu mukobwa aragira ngo ajye atanga amakuru wenyine ese we wababa ari ibihembo bashyizeho nawe akorera amafaranga kuki adashaka Zamu ngayakorere rero yasabwira Zamu ati Zamu kankubwira ikintu uzi yuko cyagihe Fabiola shemotwa
uriya Cyusa ariwe wari wamushimuse. Zamu acyumva ibyo bintu ahise baravuga ati koko Cyusa niwe wari wamushimuse. Impamvu ndi kukuvuga gutyo nuko Cyusa yaraje mu minsi ya mbere azana na musaza wa Iribagiza. Cyusa nanone uyu munsi yaje aramwitereteshwa nyine amubwira utugambo twisanga azajya amugurira, ukabona yuko Zamu yababajwe nuko Cyusa yaragiye kumukura ku kazi. Impamvu nkubwira ngo yaragiye kumukura ku kazi nuko niyo baza kumwirukana Cyusa ntabwo yari kuba yamenye, kuko bari kugira ngo ni Zamu wabigizemo uruhare. Kuko ikindi kintu ese ubundi Fabiola yongeye kubura cyangwa yagize ikindi kintu kibura hari ahantu, noneho batangira gukeka Zamu. Uyu mwana w'umukobwa rero ese yiri inama Zamu aramubwira ati Zamu tekereza Mukanambara gusanganye na Cyusa, tekereza Rugema gusanganye na Cyusa cyangwa undi muntu wo mu rugo, urumva byagenda gute? Zamu nawe abitekerezaho arangije aravuga ati reka nanjye nkoresha uko nshoboye, kuko n'ubundi ibintu yari ari kumbaza nta byadanje, ngo yari ari kumbaza ngo niba ngo Isimbi ngo yaravuye ngo kwa muganga. Ibyo ngibyo rero byese bituma uriya mukozi wo mu rugo nawe amenya amakuru. Uriya mukozi wo mu rugo rero afite ubushobozi bwo kuba yakirukanisha Zamu, kuko ashobora kugenda akabibwira Fabiola akamubwira ati uziko Zamu avugana na Cyusa, akamuha amakuru ya hano ngaha amubwira ngo ntabwo ngo arava ngo kwa muganga, ndavuga Isimbi. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma Zamu yirukanwa. Gusa umwana w'umukobwa twiheruka kubona yumviriza hariye kwa Fabiola akavuga ngo amakuru arayajyana bikarangira atayajyanye. Uyu munsi wa none rero ntabwo tuzi ikintu araza gukora, ntabwo tuzi ikintu araza gutekereza nyuma yaho amenye yuko Cyusa yari yaze gutata amakuru ya Isimbi. Ese uyu mwana mukobwa ubundi ko adaherutse kujyana amakuru hariya kwa mama Cyusa, cyangwa se wenda yaba yarayahajyanye nasangeyo Cyusa? Ese mwebwe muri kubona yuko Cyusa araza gukomeza neke amenye sheri we uko ameze, cyangwa se Isimbi uko ameze adafite ubushobozi bwo kwinjira muri kiriya gipangu? Ese Isimbi nava kwa muganga aravanaho ibihe bitekerezo? Aravanaho ibitekerezo byo gushyira hamwe akumvikana na Cyusa bakarera umwana, cyangwa aravanaho n'ubundi bitekerezo by'amahoro ariko nagera kuri Cyusa mwuka nabi kandi Cyusa amubwire nabi? Ese mwebwe muri kubona bizaherera hehe uyu mubano wa Cyusa na Isimbi kandi ngafite na fiance ariwe Iribagiza? Zamu rero uyu munsi wa none wabonye yuko batangiye kumubeshyeshya 5,000, ndavuga Cyusa. Nubwo Cyusa rero yatangiye kumubeshyeshya 5,000, Zamu bari kuganira, twumva umuntu arahamagaye ngo Zamu. Cyusa yahise yirukanka, ariko wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo araza abwira Zamu ati Zamu uriya ninde mbonye? Mbibutse uriya mukozi wo mu rugo ni wa undi unekera kwa Cyusa, ariko we ntabwo bashaka guha amakuru ba Cyusa cyangwa se Silvia, wo bashaka kuyihera mwenyewe, ndavuga mama Cyusa. Rero yasabwira Zamu ati Zamu mbabarira wirinde Cyusa. Buriya se nekereza ngo uyu mukobwa aragira ngo ajye atanga amakuru wenyine? Ese we waba ari ibihembo bashyizeho nawe akorera amafaranga kuki adashaka Zamu ngayakorere? Rero yasabwira Zamu ati Zamu kankubwira ikintu, uzi yuko cya gihe Fabiola ashimutwa uriya Cyusa ariwe wari wamushimuse? Zamu acyumva ibyo bintu ahise baravuga ati koko Cyusa niwe wari wamushimuse. Impamvu ndi kukuvuga gutyo nuko Cyusa yaraje mu minsi ya mbere azana na musaza wa Iribagiza. Cyusa nanone uyu munsi yaje aramwitereteshwa nyine amubwira utugambo twisanga azajya amugurira, ukabona yuko Zamu yababajwe nuko Cyusa yaragiye kumukura ku kazi. Impamvu nkubwira ngo yaragiye kumukura ku kazi nuko niyo baza kumwirukana Cyusa ntabwo yari kuba yamenye, kuko bari kugira ngo ni Zamu wabigizemo uruhare. Kuko ikindi kintu ese ubundi Fabiola yongeye kubura cyangwa yagize ikindi kintu kibura hari ahantu, noneho batangira gukeka Zamu. Uyu mwana w'umukobwa rero ese yiri inama Zamu aramubwira ati Zamu tekereza Mukanambara gusanganye na Cyusa, tekereza Rugema gusanganye na Cyusa cyangwa undi muntu wo mu rugo, urumva byagenda gute? Zamu nawe abitekerezaho arangije aravuga ati reka nanjye nkoresha uko nshoboye, kuko n'ubundi ibintu yari ari kumbaza nta byadanje, ngo yari ari kumbaza ngo niba ngo Isimbi ngo yaravuye ngo kwa muganga.
ibyo ngibyo rero byahise bituma uriya mukozi wo mu rugo nawe amenya amakuru. Uriya mukozi wo mu rugo rero afite ubushobozi bwo kuba yakirukanisha Zamu, kuko ashobora kugenda akabibwira Fabiola akamubwira ati uziko Zamu avugana na Cyusa, akamuha amakuru ya hano ngaha amubwira ngo ntabwo ngo arava ngo kwa muganga, ndavuga Isimbi. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma Zamu yirukanwa. Gusa umwana w'umukobwa twiheruka kubona yumviriza hariye kwa Fabiola akavuga ngo amakuru arayajyana, bikarangira atayajyanye. Uyu munsi wa none rero ntabwo tuzi ikintu araza gukora, ntabwo tuzi ikintu araza gutekereza nyuma y'aho amenye yuko Cyusa yari yaze gutata amakuru ya Isimbi. Ese uyu mwana mukobwa ubundi ko adaherutse kujyana amakuru hariya kwa mama Cyusa, cyangwa se wenda yaba yarayahajyanye nasangeyo Cyusa? Ese mwebwe muri kubona yuko Cyusa araza gukomeza neke amenye sheri we uko ameze, cyangwa se Isimbi uko ameze adafite ubushobozi bwo kwinjira muri kiriya gipangu? Ese Isimbi nava kwa muganga aravanaho ibihe bitekerezo? Aravanaho ibitekerezo byo gushyira hamwe akumvikana na Cyusa bakarera umwana, cyangwa aravanaho n'ubundi bitekerezo by'amahoro ariko nagera kuri Cyusa mwuka inabi kandi Cyusa amubwire nabi? Ese mwebwe muri kubona bizaherera hehe uyu mubano wa Cyusa na Isimbi kandi ngafite na fiance ariwe Iribagiza? Zamu rero uyu munsi wa none wabonye yuko batangiye kumubeshyeshya 5,000, ndavuga Cyusa. Nubwo Cyusa rero yatangiye kumubeshyeshya 5,000, Zamu bari kuganira, twumva umuntu arahamagaye ngo Zamu. Cyusa yahise yirukanka, ariko wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo araza abwira Zamu ati Zamu uriya ninde mbonye? Mbibutse uriya mukozi wo mu rugo ni wa undi unekera kwa Cyusa, ariko we ntabwo bashaka guha amakuru ba Cyusa cyangwa se Silvia, ubashaka kuyihera mwenyewe, ndavuga mama Cyusa. Rero yasabwira Zamu ati Zamu mbabarira wirinde Cyusa. Buriya sinahise ntekereza ngo uyu mukobwa aragira ngo ajye atanga amakuru wenyine. Ese we wababa ari ibihembo bashyizeho nawe akorera amafaranga kuki adashaka Zamu ngo ayakorere? Rero yasabwira Zamu ati Zamu kankubwira ikintu, uzi yuko cya gihe Fabiola ashimutwa uriya Cyusa niwe wari wamushimuse? Zamu acyumva ibyo bintu ayisaba, baravuga ati koko Cyusa niwe wari wamushimuse? Impamvu ndi kukuvuga gutyo nuko Cyusa yaraje mu minsi ya mbere azana na musaza wa Iribagiza. Cyusa nanone uyu munsi yaje aramwitereteshwa nyine, amubwira utugambo twisanga azajya amugurira. Ukabona yuko Zamu yababajwe nuko Cyusa yaragiye kumukura ku kazi. Impamvu nkubwira ngo yaragiye kumukura ku kazi nuko niyo baza kumwirukana Cyusa ntabwo yari kuba yamenye, kuko bari kugira ngo ni Zamu wabigizemo uruhare. Kuko ikindi kintu, ese ubundi Fabiola yongeye kubura cyangwa yagize ikindi kintu kibura hari ahantu, noneho batangira gukeka Zamu. Uyu mwana w'umukobwa rero ese gira inama Zamu, aramubwira ati Zamu tekereza Mukanambara gusanganye na Cyusa, tekereza Rugema gusanganye na Cyusa cyangwa undi muntu wo mu rugo, urumva byagenda gute? Zamu nawe abitekerezaho, arangije aravuga ati reka nanjye nkoresha uko nshoboye, kuko n'ubundi ibintu yarari kumbaza nabyadanje, ngo yarari kumbaza ngo niba ngo Isimbi ngo yaravuye ngo kwa muganga. Ibyo ngibyo rero byahise bituma uriya mukozi wo mu rugo nawe amenya amakuru. Uriya mukozi wo mu rugo rero afite ubushobozi bwo kuba yakirukanisha Zamu, kuko ashobora kugenda akabibwira Fabiola akamubwira ati uziko Zamu avugana na Cyusa, akamuha amakuru ya hano ngaha amubwira ngo ntabwo ngo arava ngo kwa muganga, ndavuga Isimbi. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma Zamu yirukanwa. Gusa umwana w'umukobwa twiheruka kubona yumviriza hariye kwa Fabiola akavuga ngo amakuru arayajyana, bikarangira atayajyanye. Uyu munsi wa none rero ntabwo tuzi ikintu araza gukora, ntabwo tuzi ikintu araza gutekereza nyuma y'aho amenye yuko Cyusa yari yaze gutata amakuru ya Isimbi. Ese uyu mwana mukobwa ubundi ko adaherutse kujyana amakuru hariya kwa mama Cyusa, cyangwa se wenda yaba yarayahajyanye nasangeyo Cyusa? Ese mwebwe muri kubona yuko Cyusa araza gukomeza neke amenye sheri we uko ameze, cyangwa se Isimbi uko ameze adafite ubushobozi bwo kwinjira muri kiriya gipangu? Ese Isimbi nava kwa muganga aravanaho ibihe bitekerezo? Aravanaho ibitekerezo byo gushyira hamwe akumvikana na Cyusa bakarera umwana, cyangwa aravanaho n'ubundi bitekerezo by'amahoro ariko nagera kuri Cyusa mwuka inabi kandi Cyusa amubwire nabi? Ese mwebwe muri kubona bizaherera hehe uyu mubano wa Cyusa na Isimbi?
Isimbi kandi ngafite na fiance ariwe Iribagiza. Samu rero uyu munsi wa none wabonye yuko batangiye kumubeshyeshya 5,000 ndavuga Cyusa. Nubwo Cyusa rero yatangiye kumubeshyeshya 5,000, Zamu bari kuganira, twumva umuntu arahamagaye ngo Zamu. Cyusa yahise yirukanka, ariko wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo araza abwira Zamu ati Zamu uriya ninde mbonye. Mbibutse uriya mukozi wo mu rugo ni wa wundi unekera kwa Cyusa, ariko we ntabwo bashaka guha amakuru ba Cyusa cyangwa se Seriveya, wo bashaka kuyihera mwenyewe, ndavuga mama Cyusa. Rero yahise abwira Zamu ati Zamu mbabarira wirinde Cyusa. Buriya sinahise ntekereza ngo uyu mukobwa aragira ngo ajye atanga amakuru wenyine, ese we wababa ari ibihembo bashyizeho nawe akorera amafaranga kuki adashaka Zamu ngo ayakorere. Rero yahise abwira Zamu ati Zamu kankubwira ikintu, uzi yuko cya gihe Fabiola ashimutwa uriya Cyusa ariwe wari wamushimuse? Zamu acyumva ibyo bintu ahise baravuga ati koko Cyusa niwe wari wamushimuse? Impamvu ndi kukuvuga gutyo nuko Cyusa yaraje mu minsi ya mbere azana na musaza wa Iribagiza. Cyusa nanone uyu munsi yaje aramwitereteshwa nyine, amubwira utugambo twisanga azajya amugurira. Ukabona yuko Zamu yababajwe nuko Cyusa yaragiye kumukura ku kazi. Impamvu nkubwira ngo yaragiye kumukura ku kazi nuko niyo baza kumwirukana Cyusa ntabwo yari kuba yamenye, kuko bari kugira ngo ni Zamu wabigizemo uruhare. Kuko ikindi kintu, ese ubundi Fabiola yongeye kubura cyangwa yagize ikindi kintu kibura hari ahantu, noneho batangira gukeka Zamu. Uyu mwana w'umukobwa rero ese gira inama Zamu, aramubwira ati Zamu tekereza Mukanambara gusanganye na Cyusa, tekereza Rugema gusanganye na Cyusa cyangwa undi muntu wo mu rugo, urumva byagenda gute? Zamu nawe abitekerezaho, arangije aravuga ati reka nanjye nkoresha uko nshoboye, kuko n'ubundi ibintu yarari kumbaza nta byadanje, ngo yarari kumbaza ngo niba ngo Isimbi ngo yaravuye ngo kwa muganga. Ibyo ngibyo rero byese bituma uriya mukozi wo mu rugo nawe amenya amakuru. Uriya mukozi wo mu rugo rero afite ubushobozi bwo kuba yakirukanisha Zamu, kuko ashobora kugenda akabibwira Fabiola akamubwira ati uzi ko Zamu avugana na Cyusa, akamuha amakuru ya hano ngaha, amubwira ngo ntabwo ngo arava ngo kwa muganga, ndavuga Isimbi. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma Zamu yirukanwa. Gusa umwana w'umukobwa twiheruka kubona yumviriza hariye kwa Fabiola akavuga ngo amakuru arayajyana, bikarangira atayajyanye. Uyu munsi wa none rero ntabwo tuzi ikintu araza gukora, ntabwo tuzi ikintu araza gutekereza nyuma yaho amenye yuko Cyusa yari yaze gutata amakuru ya Isimbi. Ese uyu mwana w'umukobwa ubundi ko adaherutse kujyana amakuru hariya kwa mama Cyusa, cyangwa se wenda yaba yarayahajyanye nasangayo Cyusa? Ese mwebwe muri kubona yuko Cyusa araza gukomeza neke amenye sheri we uko ameze, cyangwa se Isimbi uko ameze, adafite ubushobozi bwo kwinjira muri kiriya gipangu? Ese Isimbi nava kwa muganga aravanayo ibihe bitekerezo? Aravanayo ibitekerezo byo gushyira hamwe akumvikana na Cyusa bakarera umwana, cyangwa aravanayo n'ubundi bitekerezo by'amahoro ariko nagera kuri Cyusa mwuka nabi kandi Cyusa amubwire nabi? Ese mwebwe muri kubona bizaherera hehe uyu mubano wa Cyusa na Isimbi kandi ngafite na fiance ariwe Iribagiza? Samu rero uyu munsi wa none wabonye yuko batangiye kumubeshyeshya 5,000 ndavuga Cyusa. Nubwo Cyusa rero yatangiye kumubeshyeshya 5,000, Zamu bari kuganira, twumva umuntu arahamagaye ngo Zamu. Cyusa yahise yirukanka, ariko wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo araza abwira Zamu ati Zamu uriya ninde mbonye. Mbibutse uriya mukozi wo mu rugo ni wa wundi unekera kwa Cyusa, ariko we ntabwo bashaka guha amakuru ba Cyusa cyangwa se Seriveya, wo bashaka kuyihera mwenyewe, ndavuga mama Cyusa. Rero yahise abwira Zamu ati Zamu mbabarira wirinde Cyusa. Buriya sinahise ntekereza ngo uyu mukobwa aragira ngo ajye atanga amakuru wenyine, ese we wababa ari ibihembo bashyizeho nawe akorera amafaranga kuki adashaka Zamu ngo ayakorere. Rero yahise abwira Zamu ati Zamu kankubwira ikintu, uzi yuko cya gihe Fabiola ashimutwa
uriya Cyusa ariwe wari wamushimuse. Zamu acyumva ibyo bintu ahise baravuga ati koko Cyusa niwe wari wamushimuse. Impamvu ndi kukuvuga gutyo nuko Cyusa yaraje mu minsi ya mbere azana na musaza wa Iribagiza. Cyusa nanone uyu munsi yaje aramwitereteshwa nyine amubwira utugambo twisanga azajya amugurira, ukabona yuko Zamu yababajwe nuko Cyusa yaragiye kumukura ku kazi. Impamvu nkubwira ngo yaragiye kumukura ku kazi nuko niyo baza kumwirukana Cyusa ntabwo yari kuba yamenye, kuko bari kugira ngo ni Zamu wabigizemo uruhare. Kuko ikindi kintu ese ubundi Fabiola yongeye kubura cyangwa agize ikindi kintu kibura hari ahantu, noneho batangira gukeka Zamu. Uyu mwana w'umukobwa rero ese yiri inama Zamu aramubwira ati Zamu tekereza Mukanambara agusanganye na Cyusa, tekereza Rugema agusanganye na Cyusa cyangwa undi muntu wo mu rugo, urumva byagenda gute? Zamu nawe abitekerezaho arangije aravuga ati reka nanjye nkoresha uko nshoboye, kuko n'ubundi ibintu yarari kumbaza nta byadanje, ngo yarari kumbaza ngo niba ngo Isimbi ngo yaravuye ngo kwa muganga. Ibyo ngibyo rero byese bituma uriya mukozi wo mu rugo nawe amenya amakuru. Uriya mukozi wo mu rugo rero afite ubushobozi bwo kuba yakirukanisha Zamu, kuko ashobora kugenda akabibwira Fabiola akamubwira ati uziko Zamu avugana na Cyusa, akamuha amakuru ya hano ngaha amubwira ngo ntabwo ngo arava ngo kwa muganga, ndavuga Isimbi. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma Zamu yirukanwa. Gusa umwana w'umukobwa twiheruka kubona yumviriza hariye kwa Fabiola akavuga ngo amakuru arayajyana bikarangira atayajyanye. Uyu munsi wa none rero ntabwo tuzi ikintu araza gukora, ntabwo tuzi ikintu araza gutekereza nyuma yaho amenye yuko Cyusa yari yaze gutata amakuru ya Isimbi. Ese uyu mwana w'umukobwa ubundi ko adaherutse kujyana amakuru hariya kwa mama Cyusa, cyangwa se wenda yaba yarayahajyanye nasangeyo Cyusa? Ese mwebwe muri kubona yuko Cyusa araza gukomeza neke amenye sheri we uko ameze, cyangwa se Isimbi uko ameze adafite ubushobozi bwo kwinjira muri kiriya gipangu? Ese Isimbi nava kwa muganga aravanayo ibihe bitekerezo? Aravanayo ibitekerezo byo gushyira hamwe akumvikana na Cyusa bakarera umwana, cyangwa aravanayo n'ubundi bitekerezo by'amahoro ariko nagera kuri Cyusa mwuka nabi kandi Cyusa amubwire nabi? Ese mwebwe muri kubona bizaherera hehe uyu mubano wa Cyusa na Isimbi kandi ngafite na fiance ariwe Iribagiza?